none se bigenda bite rero kugira ngo Satani ibyo bicaniro bye n'iyo mirimo akoreramo bibashe kutugiraho ingaruka? Bivuga ngo itegeko rindi ry'isi y'umwuka ni uko Uwiteka ahora abana gukiranirwa kwa base akageza ku bisekuru bine. Ni ukuvuga ngo Satani ntabwo akeneye kugirana isezerano nawe, wapi. Satani akeneye kugirana isezerano na sogokuruza wawe. Subira inyuma uvuye kuri wowe ibisekuru bine. Urumva hari sogokuru wawe, hakaza na sogokuruza wawe. Nuvuga ngo isezerano yajyanye na sogokuruza wawe rirahagije kugira ngo rikugireho ingaruka. Niko isi y'umwuka ivuga. Kandi no mu ijambo ry'Imana niko bimeze. Turabiza abantu bagiye bahabwa umugisha binyuri mu basekuruza babo. Uyu munsi umugisha abana b'Imana bafite uri muri Abraham. Niho uri, nta handi uri. Umugisha dufite uri muri Abraham. Abraham nawe umugisha afite uri muri Yesu. Nuko bimeze. Ntabwo Imana ireba umuntu ku giti cye. Imana ireba umuntu ku gishyitsi akomokamo. Satani nawe nuko arabiza uburyo iryo hame rifite imbaraga ararikoresha. Ni ukuvuga ngo rero niba ababyeyi bawe baracaniye ibicaniro Satani, ibyo bicaniro bikugiraho imbaraga. Nta kintu wakora ngo kigende neza, yewe Uwiteka nta burenganzira afite bwo kuza ngo abikureho utamuhaye uburenganzira. Uyu munsi sogokuruza wawe yarapfuye, ariko uyu munsi uracyari mu bibazo. Uyu munsi urugo rwarakunaniye. Uyu munsi uri umusinzi, uri umusambanyi kubera ko sogokuruza wawe yaraharikaga. Wa mwuka w'ubusambanyi yahamagaye ku gicaniro urabirukamo mwese muri abasambanyi. Abantu benshi ni abicanyi atari uko wenda babyifuza mu mitima yabo, oya, ahubwo umwuka w'ubwicanyi abasekuruza babo barawuhamagaye ku bicaniro, na n'uyu munsi uracyabagendagendamo. Nimvuga ubwicanyi kandi ntugire ngo ni ukwica gusa uvusha amaraso, hoya. Niyo wanze umuntu uri bumwishe. Ifitiye umuntu urwango rudasanzwe uba uri umwicanyi. Wenda umuntu ashobora kugira ikintu kibakora ukamurakarira bisanzwe, ukamucyaha. Ariko kugira umuntu urwango ku buryo utamwifuriza ibyiza, uko ni ukumwica, kugira ngo bisobanuke neza. Ubwo rero ugomba kumenya ko niba hari ikintu umubyeyi wawe yakoze, ndabaha urugero nko mu Rwanda. Ndi kubona Abanyarwanda bamenya Imana yo mu ijuru mu myaka ya vuba, ntabwo ari kera. Mbere Abanyarwanda basengaga imana za gakondo, basengaga ibigirwamana, basengaga Satani. Birabavuga ngo Imana y'u Rwanda ni Satani, kuko Uwiteka ntabwo ari Imana y'u Rwanda, hoya. Uwiteka ni Imana y'isi n'ijuru. Ubwo rero niba abasekuruza bacu barasenze iyo mana, ariko iyo mana niyo twita mu Cyongereza ngo ni principality. Principality ni umwuka uba uyoboye agace runaka, ariko uha raporo Satani. Nuvuga ngo hari principality iyoboye u Rwanda, hari principality iyoboye Uganda, hari principality iyoboye Tanzania cyangwa Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye. Bitewe n'uko mu isi y'umwuka mu buryo buri geographical ibyo bihugu bigiye bikase, haba hari principality cyangwa haba hari umwuka ufite ubutware kuri icyo gihugu, ku ruhande rwa Satani no ku ruhande rw'Uwiteka. Uwo mwuka rero ubita ngo ni Imana y'u Rwanda, ni principality yari iyoboye u Rwanda. Ubwo rero niba Abanyarwanda baragiye bakagirana amasezerano n'iyo principality, icyari kiri inyuma y'iyo principality ni abadayimoni. Ni bya bindi bita ngo ni imandwa, ni bya bindi bita ngo ni abazimu, ni bya bindi bita ngo ni imyuka mibi iteza Abanyarwanda ibyago n'ibibazo. Niba rero sogokuruza wawe yaragiranye isezerano n'iyo principality binyuriye mu gicaniro yubatse, agahamagara imandwa, agahamagara abazimu, agahamagara imyuka yanduye y'ikuzimu, bakagira ibyo bakorana, kuko babikoraga ngo barashaka imbaraga, babikoraga ngo barashaka ubutunzi, babikoraga ngo barashaka kwikiza abanzi. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano bagiranye n'iyo principality n'uwo mwuka rizakurikirana ubuzima bw'ibisekuru bizakurikira abo bantu kugeza nibura ibisekuru bine. Uzabibonerayo. Na n'uyu munsi abantu baracyajya mu byo kuraguza, na n'uyu munsi abantu baracyarogana, na n'uyu munsi abantu baracyabona ngo abantu baracuragura, na n'uyu munsi urumva abantu mu madini, uzareba amadini, ni kubona ibintu byateye ngo umuntu ngo yeretswe. Abenshi ntago berekwa ari umwuka wera bakoresha, ahubwo ni ya myuka ikomoka mu miryango yabo ikomeza kubagendagendamo. Noneho yagera no mu itorero, yagera no mu murimo w'Imana, wa mwuka ukamukoresha, ukamuha amakuru. Mwahura akakubwira ati urabizi burya umugore wawe yaguciye inyuma, urabizi burya ugiye kujya muri Amerika, urabizi burya bigiye kugenda gutyo.
ntabwo mvuze ko abahanuzi bose ariko bakora, oya byumve neza, ariko abahanuzi b'ibinyoma niko bakora, kubera ko hari ubwoko bw'abahanuzi abantu benshi ntabwo babizi. Nuvuga ngo hari umuhanuzi wa fake, ubwo navuga ni umuhanuzi ubyiyitirira kandi atari we. Ni ukuvuga ngo uwo ni umuntu ushobora kuzakubwira ati ugiye kujya muri Amerika ariko akubeshya nyine agira ngo akuryoshye wenda umuha udufaranga yirire, kubwira ati urabona ugiye kugura imodoka kandi ntayo ntabihari, kugira ngo unezererwe umuha udufaranga, urabona akazi kawe bagiye kugupromotinga kandi akubeshya. Noneho hakaza n'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bakubwira ibintu bikabaho ariko batabibwirijwe n'Umwuka Wera. Umuntu uzakubwira ibintu bikabaho wese ntago ari umuhanuzi w'ukuri. Inshuti yanjye, muhumuke mukanguke. Kuba pasiteri wagiye akakubwira ubuzima bwawe ugasanga nibwo, ntibisobanuye ngo umupasiteri ni ukuri. Satani abasha kubireba akoresheje abadayimoni yashyize mu muryango wawe. Niba ngo umuhanuzi w'ibinyoma akoresha abadayimoni kugira ngo abashe gutangaza ibintu runaka. Uzababona ku nkoranyambaga bakubwira ngo wenda ngo Perezida Trump agiye gutsinda amatora. Ntago kuba yavuze ko Trump azatsinda amatora akayatsinda bivuze ngo umuhanuzi ni umuhanuzi w'ukuri. No, ashaka gukoresha imyuka y'abadayimoni ikamubwira ko Trump agiye kuzatsinda amatora kandi akayatsinda. Ni ukuvuga ngo rero ngarutsaho narindi, nimba abavandimwe bawe, nimba ababyeyi bawe barakoranye na Satani, menya ko ibyo bicaniro byabo bizakubangamira aho uzanyura hose. Nujya gushaka bizakubangamira, nujya kubona akazi bizakubangamira, icyo uzakora cyose bizakubangamira. Cyane nuba ushaka gukorera Uwiteka bizakubangamira, kubera ko Satani agushyiraho abadayimoni bashinzwe kumenya neza ko amasezerano sogokuru wawe na sogokuruza wawe basinye agomba kubahirizwa. Agomba kugushyiraho imbaraga zimenya ko bagomba kuyubahiriza. Washaka gukorera Imana, abadayimoni bakagukanda. Washaka gukorera Imana, abadayimoni bakagucinyiza. Uyu munsi urambwira ngo uyu muntu arimo arabeshya, uyu muntu arimo aravuga ibyo yishakiye. Reba ubuzima bwawe bumeze gute, buhagaze bute? Uri mu bibazo, uri mu byago, uri mu majune, ntacyo ukora ngo gikunde. Uragomba kwihambira ku mahame y'amadini n'ibinyuma bagiye batubeshya. Uzageza ryari? Reba ubuzima bwawe ufata icyemezo. Ntabwo kuba wicaye mu idini imyaka 30 bizatuma amasezerano yasinya azavaho. No, ntabwo kuba wicaye mu idini imyaka 40 bisobanuye ko Imana ngo sogokuruza wawe yaterekereye zizahaguruka zikagenda. No, nudahaguruka ngo usese amasezerano wihane, uzaba uri mu idini, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri pasiteri, Satani ajya gukandamiza. Abarozi baroge abana bawe, baroge abagukomoka. Kubera iki? Bafite uburenganzira bwemewe n'amategeko, bitewe nuko ababyeyi bawe bene wanyu basinye amasezerano na Satani. Uyu munsi haje n'iby'imiryango y'ibanga, haje aba Illuminati, haje aba Freemason, haje aba Brotherhood, haje aba Zionist, haje imyuka igiye itandukanye, haje imyuka y'abahindu, haje imyuka y'ababuddhist, byambutse imipaka biraza biza hirya no hino. Haje aba New Ages bagenda bavanga byose. Uyu munsi uragiye ugiye mu gikampani bagusinyishije amasezerano, bakoze imihango ya gipagane, ntabwo ubyitegereje ngo birebe. Nawe ugiye muri iyo kampani utangiye gukora, kumbi inyuma y'iyo kampani hari ibicaniro. Ugiye mu muryango runaka, ugiye mu kintu runaka, ntabwo uzi ngo ikintu cyashinzwe nande, yaragamije iki, yarari mu zihe gahunda. Uragiye winjiye mu idini runaka, kandi ni idini ry'aba Freemason. Ayo madini nzayavugaho. Ugiye mu idini ry'aba Freemason, uricaye rwose uhimbaje Imana, wowe ujyanye umutima wo gukunda Imana, ariko babatambye baririmo ni abakozi ba Satani. Inshuti yanjye, uyu munsi hari amadini arimo abaka ibitambo ngo kugira ngo Uwiteka gutabarezana igitambo cya miliyoni. My dear friend, ntabwo Uwiteka yaka ibitambo by'amafaranga. Nta gitambo gihari cyasimbura igitambo cya Kristo. Urimo uragurisha ubuzima kuri Satani, kandi ntabwo uzishyura wenyine. Abana bawe bazishyura, abuzukuru bawe bazishyura, abuzukuruza bawe bazishyura. Nugenda ugatanga igitambo, umenye ngo igitambo gitangiye abadayimoni. Ntabwo Uwiteka yakambene ibyo bitambo. Ibitambo Uwiteka shima ni umutima umenetse. Zaburi 51. Ibitambo Uwiteka shima ni ugufasha abakene, nkuko Yesu yabivuze, nkuko byanditse muri Yesaya. Ibitambo Uwiteka shima ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ngibyo ibitambo ukeneye. Nta cya 10 ukeneye gutanga. No, nta cya 10 ukeneye gutanga. Abapasiteri bari bundakarire, ntimurakare nta kibazo. Nge nzavuga ukuri, tuzavuga ukuri. Ntabwo muzakomeza kuyobya abantu bene kano kageni.
abana b'Imana bari mu bibazo, abana b'Imana bari mu bukene, abana b'Imana bari mu ngorane, mwebwe mwigwisheho imitungo. Abana b'Imana baratotejwe uyu munsi wa none. Kubera iki? Ntimushaka kubabwiza ukuri kugira ngo mukomeze mu bakame. Mwanagiye muzamura ibicaniro Bali, mubeshyera Uwiteka, mwirirwa muvuga izina rya Kristo, kandi inyuma yanyu hari abadayimoni, inyuma yanyu hari ibicaniro. Ntabwo tuzabireka, tuzavuga ukuri, kandi abana b'Imana bazabatuka mu izina rya Yesu. Amadini yazanye ibintu byo gusiga abantu amavuta. Hari n'abazanye ngo amazi ngo y'umugisha, hari n'abazanye ngo n'amaraso ya Yesu Kristo. Oh my God! Ibyo byose biba byaterekerejwe abadayimoni, bakabigushyira rwose, ukabona imbaraga ziri kukwirukamo, zizakwirukamo. Bazagutera amazi bikubite hasi kubera ko ayo mazi arimo abadayimoni. Bazagusiga amavuta bikubite hasi kubera ko ayo mavuta arimo abadayimoni. Ariko ibyago bazakuzanira biruta ibyo barimo bagukemurira. Muvandimwe rero, abarozi n'abapfumu bakoresha bino byose. Abarozi n'abapfumu bakoresha izi nzira zose tugenda tunyuramo tutabizi mu bujiji. Inzira ababyeyi bacu banyuzemo mu bujiji bakatugirira nabi. Uyu munsi abana rero barishyura ibyo ababyeyi babo bakoze. Reka tuvuge wenda ibintu mu mazina yabyo. Waragiye wica umuntu, nta n'umuntu ubizi, waramwishe, birarangira, mission completed. Ntawe wirabutswe, ntawe ubizi, uriyicariye. Ariko ntabwo wabihisha Imana, na Satani arabizi. Ni ukuvuga ngo abana bawe, abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe, ayo maraso abariho. Ayo maraso ahora atakamba avuga ati, uyu muryango waratwishe, Uwiteka, aba bantu ntazagira ikintu bageraho. Waragiye, tuvuga urundi rugero rwa kabiri. Uri umudamu, ufite umugabo, mwarashyingiranywe, urangije umucinyi mubyaye umwana hanze, uraje umwitiriye uwo mugabo wawe. Uzi ikintu ukoze? Uhaye irembo Satani ku buzima bwawe, ku buzima bw'uwo mugabo, ku buzima bw'uwo mwana n'abazamukomokaho. Wumva ikintu ukoze ko nari cye, uzanye umuvumo kuri abo bose. Bavandimwe rero, kugira ngo nsoze, ibicaniro ibicaniro ni biriho. Yaba ku ruhande rw'Uwiteka byatangiye ari ibicaniro bifatika, ubu biri gukora mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. No ku ruhande rwa Sekibi ibicaniro biri ho noneho bikora mu buryo bufatika n'ubw'umwuka. Hari imihango ya gipagani bakora, hakiyongeraho n'izo mbaraga z'umwijima zibakorera. Uyu munsi rero kugira ngo ubikire, nicyo gice cya kabiri nzakora cy'iki kiganiro. Ukeneye kwihana, ukeneye kujya imbere y'Uwiteka, kwitandukanya n'ibicaniro bya za nyabingi, by'imandwa, by'abafrimaso, by'abailiminati, by'ababrotherhood, by'abajesuiti, ibicaniro by'ababudiste, ibicaniro by'abahindu, ukitandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Ukwiye kugenda ugakora igenzura mu muryango wawe, muve mu bitotsi. Niba ufite amahirwe ukaba ugifite ababyeyi bawe, niba ufite amahirwe ukaba ugifite sogokuruza wawe cyangwa sogokuru wawe, genda uganire nabo, ugenzura, ukora iperereza, umenye ngo aba bantu babayeho mu buhe buzima, ubundi uzi imbere y'Uwiteka, ubishyire imbere y'Uwiteka, witandukanye nabo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Ezekiyeli ngo abana nibahitamo gukorera Uwiteka, bagahitamo gukorera Imana, bakihana, bakicuza, bakitandukanya n'ibyaha bya base, Uwiteka ntago azabaziza ibyaha by'ababyeyi babo. Ariko ni wicarira, Uwiteka azabikuziza, kuko Uwiteka ahora abana gukenerwa kwa base akageza ku buzukuruza n'ubuvivu. Ubwo rero dukeneye kwihana, dukeneye kwicuza, dukeneye gukorera Imana nk'uko bikwiye. Uwiteka rero akugirire neza kandi agaha umugisha mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, kora subscribe, ubwo ikiganiro gikurikiraho nzaza noneho ngusobanurira ukuntu ugomba gusenya bino bicaniro mu buryo noneho burambuye. Wasenya gute bino bicaniro kugira ngo ubuzima bwawe buve mu kaga urimo? Wabisenya ute? Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.